Bavandimwe rero nk'uko nababwiye, ndifuza ko twiga icyanditswe kigaragara mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 9. Ndashaka kugisoma hanyuma tugatangira. Natanze umutwe w'amagambo, mbese nagerageje kugenekereza ishyize hamwe icyo numva turi bwige, icyo umuntu ari butahane. Hanyuma ndasoma, hanyuma dutangire kwiga. Haravuga ngo ahubwo umurongo wa 9 w'igice cya 2 Abaheburayo, tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongere abantu bose urupfu. Ndagira ngo umurongo buri muntu ufite Bibiliya awusubiremo, yongere awutekereze, ku buryo ninza kugerageza kujya ngenda nerekana iby'ingenzi biwugize, buri muntu aza kuba abyibonera muri Bibiliya. Ndabasaba ko mubisoma rwose, hanyuma tugatangira, ariko buri muntu wese yumvisha ibyo ari byo. Bavandimwe rero, nk'uko nari kubabwira, uyu murongo ndifuza no kuza kusoma mu Cyongereza. Hari ukuntu kiba kirimo ibintu bisa n'ibigaragara buri muntu nyine abirebye ku buryo Ikinyarwanda kisa n'ikigobetse, bigatuma kubyumva vuba vuba rimwe na rimwe bigorana. Rero niba hari uwo Imana yahaye kugira amakuru amenya ku Cyongereza, nyine twese ntawe bazi ikidasanzwe, twese nicyo kugira ngo umuntu amenye icyo avuga, asabe ibyo akeneye serivisi. Haravuga ngo but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Ni ukuvuga ngo, reka mbishyire mu magambo yacu. Haravuga ngo ariko tubona Yesu wacishijwe bugufi munsi y'abamarayika ho gato, bikozwe mu kubabazwa kwe. Mbese igihe yababazwaga nicyo gihe arimo acishwa munsi y'abamarayika, mbese ajya munsi yabo. Nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda bisanzwe ngo gucishwa bugufi, nyine ku buryo umuntu runaka aba akurusha, twavuga agaciro n'icyubahiro n'ubwiza. Bibiliya rero iti Kristo yacishijwe bugufi ho h'abamarayika, munsi y'abamarayika. Ku yihe mpamvu? Byagaragaye ryari? Byagaragaye igihe yababazwaga, urupfu rumubabaza. Tubona uwo Yesu crowned with glory, yambika ubwiza n'icyubahiro. Ibyo yabikoreye iki? Yaba ari uko gupfa kwe, yaba ari uko kwambikwa ubwiza, byose ngo yabikoreye kugira ngo asogongerere urupfu abantu. Ikiguzi ari ikihe? Ubuntu bw'Imana. Reka nsubire muri murongo kugira ngo tujye gusobanura mwabyumvishe. Ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo impamvu yapfuye, impamvu yacishijwe munsi y'abamarayika ho hato, kugira ngo asogongere abantu bose urupfu. Ariko bo ikiguzi batanze ni ikihe? Kubw'ubuntu bw'Imana. Bavandimwe rero, ubu tugeze ku nyigisho ya 4, ariko kuva aho twatangiye, uwabigenzura afite amaso abasha kureba iby'umwuka, yabona ko ari ikintu kimwe dusubiraho, ari nacyo ubukristo busobanuye. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ubukristo icyo buvuze ni gute abantu, ikiremwa muntu cyakira urubanza rw'ibyaha, ari rwo runabyara urupfu. Bavandimwe, birigaragara ko igihembo cy'icyaha ari urupfu. Urupfu rero hari abantu batajya babitindaho, ariko ni ikintu gikomeye, ku buryo Bibiliya ivuga ko cyazanye Kristo ari ukugira ngo akize ababaga mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Rero ndagira ngo icyo kintu tukirebe, tukitegereze, tumenye neza icyo bivuze kuri twebwe, kuko atari ibyo nta mpamvu n'imwe ihari yo kwiyita ko
wowe ufite amahoro, nta mpamvu n'imwe yaba ihari icyo kibazo kidakemutse yatuma wifata ugahagarara mu bantu ukavuga ngo njyewe ndi umuprotesita, wiyagaragambya kuki? nta mpamvu n'imwe ihari. So ikibazo rero cy'ubukristo, ubukristo icyo ari cyo ni ukuzana umuti w'ikibazo amadini yose abereyeho ashaka gusubiza. Amadini yose abereyeho ashaka gusubiza iki kibazo cy'uko ese ni gute nyuma yo gupfa kwanjye nahaba nzi neza nashidikanya ko nzabana n'Imana. Icyo ni cyo kibazo umuntu wese agomba kwibaza. Iyo nshishiramo nkaceceka manyira ngo icyo kibazo nibura buri muntu ubwenge bwe bureke kunyanyagira hirya no hino, bugihugukire bukibaza, yibaze mu kuri. Abenshi bakuriye ahantu uvuga urupfu wabwira umuntu uti mama cyangwa papa numa ashaka kwigira mu ijuru, ahubwo ati wa mwana we no. Rero bavandimwe reka dukomeze, hari akantu kari kwankomye sinasozera audio nimvuze ni ubu abantu benshi birirwa bavuga ngo, abavuga ko basenga baravuga ngo oya hari ibintu byinshi ngomba kubanza gukora mbere yuko mpfa, ukumva urupfu nyine warwigiza hirya. Abadasenga bo nibajya abenshi nubwo baba bafite ubwoba bo buryamiye, ariko bo bibera mu migabo n'imigambi yo kubaho neza. So iki kintu perezida w'ibihugu byose ufite imbaraga yirinda cyane, cyarabahamuye nyine. Amaspeed governor yose dushyira mu muhanda ni ukugabanya abantu bashaka gukwepa ngo rutabageraho. Abajya gushakana babanza kujya kwipimisha indwara ngo uyu muntu atazanera sida. Irihahamuka usibye kwirengagiza, ninde utayibona ko ikibazo gihari? Abantu bose bafite ama insurance neza, umuntu ashobora kumara n'imyaka 30, najyaga mbibona afite insurance nkamara imwaka 1, 2, 3, 4 narigera njya kwa muganga, ariko ukwezi kwashira nkihutira kubona insurance mu kazi aho umuntu akora. Kimwe mu cyo abantu bashimira akazi ni kuba bakavaringa byose muri insurance. Imigabo n'imigambi y'ibihugu byinshi ni ukugabanya umubare w'ababyeyi bapfa babyara, ni ukugabanya umubare w'abana bapfa bakiri munsi y'imyaka. Twibaze niyo wabikwepa ute? Uze kugenda ushaka amakuru, urebe abantu umutekano wabo uhenze, ni abakomeye, none baratinya iki? Baratinya kujyayo. Bavandimwe, umuntu uhakana ukuri Bibiliya yigisha ku rupfu wamugeranya n'umuntu uhagarara mu muriro akavuga ngo we kubera ko yize cyane ngo ariyumvamo ko umuriro utari umutwike. Ibyo byawe ntacyo byaba bivuze. Urinze ukaguruka ukavuga ngo njyewe ntabwo nemera ko haba imbaraga zikurura ikintu gisimbutse, ntibyakubuza rwose kumanuka ugasandara. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ko Bibiliya ikintu uko imeze nuko, ntabwo ikwinginga, ikubwira ukuri, niwe bireba. Nugufata ukakwishyiraho kurakugira akamaro, ariko ukuri kwibanze ni ukumenya Yesu Kristo yaje kugira ngo akore iki kuri iki kintu cyitwa urupfu. Bibiliya iti yaje kugira ngo arusogongerere umuntu wese uzizera. Niko inyigisho twayise tuvuga ngo Kristo urupfu kuri we ni icyo kunywa, ku buryo Bibiliya ivuga ngo yaje ngo kugira ngo ahindure urupfu busa, we atungutse rwo rurahahamuka. Naho kuri twe iyo barutubwiye abantu bose barakonje. Nigeze kuba ndi kwirimbi Rusororo, umuntu wese nabwirije ubutumwa bwiza yanyereka ko abwizeye, bose bakonje, imbeho yaje. Bavandimwe, ndagira ngo rwose duhuguke, ndetse
n'umuntu wese wibwira ko hari icyo azi yirebe umutima abimenye neza ko arimo kwibeshya, kuko buri wese afite ubwoba, buri wese arateganya ukuntu yatera imbere, ateganya ukuntu yaba mu nzu itwikiriye atanyagirwa, ateganya ukuntu za zebura korosingi zose zishyirwaho kugira ngo imodoka zitaduca hejuru. Kuki tubyitaho? Kuki abantu barukwepa kuva ku munyacyaro kugera ku munyamujyi? Dore biri kwivuga kuri Yesu ku bijyanye n'urupfu rumwe ruhahamura ikiremwamuntu. Murumva bavandimwe, ku murongo wa 9 wa Timoteyo wa 2 igice cya 9 bavuga Kristo yadukijije ikaduha guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo bitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no ku bw'ubuntu bwayo twahereye muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko ubwo buntu bwayo bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo wahinduye urupfu ubusa. Umurongo wa 10 akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Wahinduye urupfu ubusa. Aha rero ngaho ubukristo butandukana n'ibindi byose byitwa ubukristo. Nyine niba igitekerezo cyawe ku bukristo kidatanga umuti w'ukuntu urupfu ruza rusanga umuntu agakubita igitwenge akavuga ati ngiye aheza, atarya iminwa atumye iminwa, nta bukristo ufite. Nguwo muti ngubwo ubukristo. Kandi amadini yose ni icyaba abereyeho, kandi yose ahuriye ku kintu kimwe, ahuriye kukubwira ibyo ukora kugira ngo urupfu uzarukire, uzaba amahoro nyuma y'ubuzima. Ariko Kristo rero, hari uwibaza ati se none se kuki abakristo bagipfa? Bibiliya niyo mpamvu yabihinduye kuri bo, ibyita gusinzira ni ukuruhuka. Ibyo rero bivuze iki? Aha rero nicyo kibazo turibe dusubiza tureba Kristo ubundi gucishwa munsi y'abamarayika, ese ni ikintu cyo kumusuzugura cyane cyo kumwubahisha? Hanyuma niki cyatumye abikorera abantu? Bibiliya yavuze ati ngo kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana sogongera abantu bose urupfu. Motifu cyamusunitse si ubwana bwiza, si akamaro uzagirira Imana. Hari abantu bajya bibwira ngo ya magambo apfuye ngo Imana ishoboye byose ariko ntiyabasha kwihimbaza, ngo nicyo yaremeye abantu. Icyo ni ikinyoma, nta nubwo kiba muri Bibiliya. None se yaremye se amabuye akayihimbaza? Muzasome Luka 3:8. Yohana Mwuka Wera amuvugiyemo avuga ngo bwira aba bantu ngo mwe mwanze ngo Imana yakora worship team, korari y'amabuye, amagufi imbere amaremare inyuma, bagakaramya Imana itegeka inzoka zikaza zikarya Abisirayeli mu Kubara 21. Imana itegeka inyenyeri zikayobora abashumba bagiye kureba aho Kristo yavukiye, igategeka intare ikaza kurya umuhanuzi waze kuyumvira, igategeka ifi ikaza ikamira Yona. Kristo ari hano ku isi agategeka ifi ikaza bakayiroba bakayikuramo ibiceri byo kujya gutanga imisoro. Nta kintu na kimwe ushobora kuvuga ngo wuhe Imana. No. Nibyo mu byakozwe n'umwaka 17 bavuga ngo ni Imana itagira ikikorerwa n'amaboko y'abantu. Iyo rero kuyumva utyo ukamenya n'uburyo yashyizeho ihereza abantu ubugingo buhoraho, ihereza abantu uburyo rwa rupfu abandi bose birirwa bahamuka bahunga. Muzumva abantu bisi kubera ko icyo batinya cyane nacyo bakangisha. Umuperezida ukomeye akangisha iki? Aravuga ati mumurangize. Hano mu Rwanda amateka yacu turayazi. Umuntu yumvaga kugira ngo abone amahoro ari iki? Igihano cya nyuma ni ukwica. Kubera iki? Icyo atinya cya nyuma nicyo kangisha. Muzareba abantu bose basa iyo bageze ku rupfu basa n'ibitambambuga, bamera nk'akana kagukangisha icyo gatinya ngo wapfa koko. So bavandimwe, duhuguke dutekereze ubu buryo umwami Imana yashyizeho bwo gukiza abantu uru rupfu. Bavandimwe rero dukomeje, ndagira ngo mwumve iki kintu mutega amatwi. Hari ikibazo umuntu wese yahita ashaka kwibaza, nshaka gusubiza mbere yuko nkomeza njya kwerekana hariya. Ikibazo kwibaza se abizeye ko bapfa. Bibiliya nubwo yabihinduye gusinzira, ariko si ibyo gusa. Kambasobanura uko bimeze. Bibiliya igaragaza ko hari ibintu Kristo yakoze ariko bizatangwa mu gihe cyacyo gikwiriye. Ni ukuvuga ngo Bibiliya igaragaza ko uko Imana ikora ibintu byayo ni mu gihe gikwiriye, ni nayo igena igihe gikwiriye. Muri Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 5 Bibiliya ivuga ko Imana yashyizeho umuhuza umwe w'abantu n'Imana, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo.
irangije iravuga ngo mu gihe gikwiriye, kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo, in due time. Rero Imana Kristo ibyo yakoze, ibyo yashyikiriye abera, abizera abo ubwoba urupfu rutakiri ikibahamura, ahubwo abo rwabereye, nagereranya n'umunsi wo kurangiza amashuri. Kuri bo urupfu ni ikintu kibakiza imibabaro yose, kuri bo ahabi ni hano ku isi. Abo ni abashobora gutinyuka akavuga ngo, umugabo akava mu rugo abwiye umugore ngo, madamu rero nakwigishije umwami mwiza, niwe uzakurinda, ndagiye mu kazi, umwami nabishima ndagaruka, natabishima singaruka, byose bishimwe, Imana ibishimirwe. Utinyuka kuvuga ibyo kandi bitamuha guhita yirivaruta, arumara kubona ko urupfu ruzamutwara agahita abikiheba, atoya reka ry'ubuzima, akaba imbata nyayo rero y'amarari, agatwarwa n'irari. So ariko nibyo navugaga ko mu gihe gikwiriye, ni ukuvuga ngo Imana Kristo yapfiriye abera, abasogongera urupfu, ariko bigaragaza ko ikizakorwaho bwa nyuma ari urupfu rw'imibiri yabo. Umwanzi uzakorwaho bwa nyuma Abakorinto 10:15. Ni ukuvuga ngo bwa mbere barizera, bahabwa amahoro yo mu mutima, bahabwe kamere nshyashya yo gushaka gukora ibyo umwami akunda, babizi neza ko bafite ubugingo buhoraho badakorera, babeho mu itorero bafite amahoro, basenga umwami, baganira nawe, basabana nawe. Imana ibinjije mu muryango, ibadopte, ibatsindishirize, ibabyara ubwa kabiri, ibadopte, igenda ibeza. Igihe rero nikizagera igiye kubaho ubwiza, muri ya mvirope y'ibyo Kristo yabashyikiriye ubwo yapfaga, hazemo icyanyuma rero, aricyo gukiza imibiri yabo, guhura n'urupfu. Ariko ni ibintu byarangije, barabihawe. Nibyo birivuga mu Efeso 1:4 guhera kuri 2, ngo imigisha mu buryo bw'umwuka yose twarayihawe muri Kristo Yesu. Iyo migisha rero igenda itangwa intambwe ku yindi. Abera niyo mpamvu iyo bapfuye bo, Bibiliya yahinduye ururimi kuri bo. Ntabwo ari uguhamuka, ntabwo ari ugukenyuka, ahubwo ni ugutaha, ni ugusinzira, ni amahoro, ni ukuzamuka ajya mu gituza cya Aburahamu, Luka 16. Byagenze bite rero? Icyo rero nicyo ushaka gusobanura. N'umuntu waba uri aha ngaha ibi bintu atabizi, idini yawe korari ubamo, iso ibyo yakubwiye ngo iyo ni idini y'iwanyu, uwitwa pasiteri wawe, uwitwa disciple maker wawe, uwitwa mwarimu wawe wa teoloji, akaba atabasha kugutungira urutoki ngo bisobanuke, arakubeshya. Ni impumyi nk'uko nawe uri impumyi umukurikira, kandi byaba ari byoroshye yaba ubwo buhumyi bwawe butazakujyana ikuzimu. Ariko birivuga ko bazahanwa igihano kibakwiriye, abanze kumva ukuri ngo bakwizere, aricyo kubajyana ikuzimu, bakajya gushya iteka ryose. Ibintu bikomeye rero muri uko kugushya ni uko amarari yose wari ufite uzaba ukiyafite ikuzimu, ahubwo uyahanirwa amanywa nijoro. Niba warifuzaga abagore, uzakomeza ubifuze ariko utababona. Iki nicyo kintu gikomeye. Niba wari ufite irari ryo kuva hano ngo ujye muri Amerika, uzakomeza ugire iryo rari, za Kanani babasezeranyije, uzakomeza ugire iryo rari, Imana ibiguhanire kubera ko utanyurwa. Niba utinya amaso y'abantu, ushaka ko abantu bagufata neza kandi ubizi neza ko mu mutima wawe uri ikirura, uzakomeza ubyifuze, Imana ibiguhanire kandi bitari bushire iteka ryose. Amarari yose uzayimukana. So rero iki si ikintu cy'imikino, iki ni ikintu cyo kwitaho tugahuguka. Dore rero uko Imana yavuze, yaravuze ngo Kristo yacishwe munsi y'abamarayika ho gato. Bivuze iki ibyo? Ko tuzi neza ko muri Matayo 4 bamukoreraga ari abajaga, ndetse mu Baheburayo 1:14 havuga ko ari abakorera abo Kristo yatoranyije yahaye ubugingo buhoraho mu gihe bamwizeraga. None gucishwa bugufi ho gato bivuze iki? Babisobanuye, bavuze ngo gucishwa bugufi ho gatoya
narimo mbabwira abavandimwe ko bivuze iki ko Kristo yacishwe bugufi h'abamarayika, ko tuzi ko ari abajabi. Babivuze mu Baheburayo 2 ngo kubw'umubabaro w'urupfu rwe. Rero abamarayika uko aho Kristo guca bugufi kwabo akanya gato ni igihe yajyaga mu rupfu. Kubera iki? Kubera ko kuri bo bavuga iby'umuzuko muri Luka 20:35 biravuga ngo ariko abemerewe kuzajya muri yasi yindi, abo ni abazabaho nyuma y'umuzuko, bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye, ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa, kandi ntibazaba bagishobora gupfa kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. 36 Luka 20, kandi ntibazaba bagishobora gupfa kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo kuba abamarayika badapfa, ubundi rega kuba dupfa ni inenge, kandi cyaje nk'urubanza mu Baroma 5:12 haravuga ngo urupfu rwazanywe mu isi n'icyaha cya Adamu, ngo urupfu rutwara abantu bose. Ni ukuvuga ngo uru rupfu Kristo yaje kunyunyuza no gusogongera, ni urupfu ruza nk'igihano cy'icyaha, rwigaragaza mu gupfa kw'imibiri, ariko biba byahereye muri roho, habayeho gutandukanywa n'Imana, kuko Imana niyo buzima. Ntabwo rero abantu bajya bibeshya bakibwira ko Imana kuba imuha ibyo kurya, ikamuha abana, ikamuha amashuri, ikamuha iki, bityo we nayo ngo badafitanye ikibazo. Si byo. Urugero nabaha ni uko birivuga ko icyaremwe cyose kibeshwaho nayo. Satani se wabeshejweho nande? Ni Imana. N'inyamaswa n'ibindi byose bidafite ubwenge bibeshejweho n'Imana. Ntabwo kuba ikugirira neza bivuze ko wowe nayo muri amahoro, kubera ko Bibiliya ubwayo yivugira ko ngo ivubira imvura ababi n'abeza, ngo ariko ibigira ngo mu Baroma 2:5 ngo ibarehereze kwihana kubera uko kugira neza kwayo. Rero ntabwo kuba wagiriwe neza bisobanuye ko wowe n'Imana muri amahoro. So Kristo rero gucishwa bugufi ho gato kuri we ni uko yashoboye gupfa mu gihe abamarayika bo ngo kandi ntibazaba bagishobora gupfa kuko bazamera nk'abamarayika. Ikizatuma abazazuka batazaba bapfa ni uko bazamera nk'abamarayika. Rero Kristo we amaze kwambara umubiri, aza gusogongera urupfu, abacishijwe munsi, abagiye muri kategori y'abapfa, kubera ko yari yambaye umubiri kugira ngo apfire abanyabyaha ari bo twebwe. So ngiye rero gusoma mu Baheburayo igice cya 2:9 nanone, ariko nashaka kubanza gusobanura kari akantu kavuga ngo yacishwe munsi ho wamarayika ho gato. Bavandimwe rero dukomeje, tubonye bivuze iki gucishwa bugufi kwa Kristo munsi y'abamarayika. Uyu mwanditsi arimo arashaka kwerekana ko gupfa kwa Kristo si bimuzanaho inenge cyangwa ko ari umunyantege nke, ahubwo impamvu yabikoze yaje gushibukamo guhabwa icyubahiro nk'ikamba kubw'umurimo yakoze, ariko binashibukamo gusogongera urupfu abantu. Bavandimwe, iki kintu mu gitega amatwi. Ariko ibyo yabikoreye iki? Ni ikihe kiguzi ku ruhande rw'abantu kubw'ubuntu bw'Imana? Si akamaro abantu bazagirira Imana, si uko abantu ari abana beza, oya, ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana abasogongera urwo rupfu. Rero aho bitandukaniye ni iki ngiki. Turavuga duti n'abandi barapfa, urupfu rwa Kristo rwo rutandukanira hehe n'urw'abandi? Uyu nguyu ni Imana 100%. Uyu urupfu yapfuye si rwari urwe, nubwo yari apfiriye abantu, ariko ni n'urupfu rw'umubabaro. Gute? Kristo apfa, urupfu rwe rwari mbese ni umujinya w'Imana wamusukagwaho. Ntabwo byari urupfu rusanzwe gusa ngo umuntu umubiri wananiwe gukora n'umutima ngo intege zibanye yarangije arekera aho ngaho, oya. Reka dusome muri Yesaya igice cya 53 mwumve icyo Bibiliya ivuga ku rupfu rwa Kristo. Ivuga ko urupfu we yapfuye. Reka bavandimwe tujye twibaza, ese mutekereza ko ba Pawulo na ba Petero na ba Stefano bapfaga bagapfa baseka basabira ababishe ngo umwami nubabareho icyaha cyabo, umunezero wabo arenze, cyangwa bagiye bapfa mu mateka y'itorero bose bababambye bagapfa baririmba indirimbo zo mu gatabo
mutekereza ko bari intwari kurusha Kristo, ku buryo Kristo wapfa abira ibyuya ngo by'amaraso? Niki kintu cyari kiri mu rupfu rwa Kristo kitari kiri mu rupfu rw'abo bose? Kuko murabizi ko ntabwo abaja barusha shebuja imbaraga. Icyari mu rupfu rwa Kristo kitari kiri mu rupfu. Icya mbere, urupfu rwa Kristo yari ukugotomera umujinya w'Imana w'abazamwizera bose. Muri Yesaya 53 Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 3 ngo yarasuzugurwa akangwa n'abantu. Umurongo wa 4, ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Nta muntu n'umwe ujya upfa ngo apfe ari intimba z'abandi ajyanye ku bitugu bye, ngo imibabaro y'abandi ariyo abashyize ku bitugu. Umuntu agenda ubwe akagenda akajya gupfa wenyine. Gatanu, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Urumva icyo yaziraga we? Ubwoko bw'urupfu rwe, akababaro ke. Ni ukuvuga ngo fata akababaro gakwiriye umuntu wese uzajya mu bwami bw'Imana kubera ibyaha bye, ubishyire kuri Kristo. Yashenjaguriye gucyanirwa kwacu. Urupfu rwe hari harimo gushenjagurwa. Igihano kiduhesha. Abantu benshi bapfa se hari n'igice cyavuyeho, usibye abakoze aksida. Abenshi bapfa nyine ibice byose ari bizima usibye icyateye urupfu. Niba ari umutima arwaye akaba ari wo mwishe, niba ari igifu nuko, ariko ibindi bice banabikuramo bakajya kubivuza abandi. Ariko Kristo ngo yarashenjaguwe. Ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Bavandimwe, iki kintu muracyumva? Kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Noneho ku murongo wa 8, guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Yakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Umurongo wa 10, ngo Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ngo urwo urupfu rwa Kristo, ngurwo birivuga ngo umubabaro w'urupfu. Ni ukuvuga ngo mu cyari kigize urupfu rwe ari nacyo yasogongereye abantu bazizera. Kimwe muri byo ni ugucirwaho iteka, nk'uko twasomye ku murongo wa 8. Ni ukujanjagurwa n'Imana. Abantu batizera, Imana izabifatira mu biganza byayo. Bibiliya igaragaza ko bazahanwa ikibano kibakwiriye, nta n'umwe uzaba Imana. Reka mbereke ubu bukristo bwa mama, ubu bukristo reka mbasome mu Tesalonike ba 2 igice cya 1 murebe. Hari amagambo amwe rwose yahishwe, abantu birirwa bigishwa deliverance, Imana izakudelivura, Imana bakirengagiza nkana ko Imana ubwayo yivugiye ko umuntu wenyine wemerewe gutekereza kumugisha uyivaho ni umuntu wujuje amategeko ya 100%. Umuntu ugukora deliverance agushuka agafata ikintu cyo mu isezerano rya kera cyari cyarahawe Abisirayeli, kandi nabo hariho kondisiyo yuko bagomba wowe bwa mbere umunyamahanga, nta nubwo ari w'isezerano ryahawe. Imana yagiye n'Abisirayeli. Icya kabiri ryarashajishijwe. Iryo ryo bavuga ngo kora ibinga imigisha ngo uzaba umutwe. Ariko si icyo gusa, yabahaye na kondisiyo ko abonyine abazahabwa uwo mugisha nabujuje amategeko yayo batayakatiye ibumoso cyangwa iburyo ngo bareke kuyuzuza. We barakwizeza ibintu bya deliverance by'iki ko nta kintu na kimwe wujuje muri ibyo byavugwaga. Ariko noneho iby'umwisho Imana y'ubwayo yivugiye ko iryo sezerano yarishajishije mu Baheburayo igice cya 8. Tugomba gutuza tukamenya icyo Kristo ari cyo, tukabisobanukirwa, ukamenya nyizwa iki. Ese nakuweho umujinya w'Imana? Uyu nguyu bivuga ngo washenjaguye Kristo. Ese Kristo mukundira ibyo gusa cyangwa mukundira ibyo banyizeza by'umubiri? Uzagenzura umuntu utizera ariko abeshya ari mu idini, icyo ashakamo ni ubukwe bwiza, icyo ashakamo ni umugore mwiza, icyo ashakamo ni akazi na poromosiyo, icyo ashakamo. Hari abo ushize naganiraga nabo ukumva umuntu aravuze ngo yariko ngo rega ngo ntiwavuga iby'umwuka gusa ngo n'iby'umubiri bivugeho. Nyumvira, arabuzwa n'ikizi kuko werega kuri w'umubiri si umwanzi. Ariko abizeye bivuga ko Paul mu Roma 7 ngo ninde uzanyiza uyu mubiri unera urupfu. Nguko ko umuntu abibona uwizeye abizi neza ko uyu mubiri uzapfa adakwiye kubaho atawubahisha umwami.
aba akize aba atakize. Aravuga ngo ubuzima bube bugufi bube burebure, icyo mpfa ni uko ngewe buba bubereyeho umwami. Amarari agenda apfa agabanuka. So bavandimwe rero, ngibi ibyo biri tubwira. Kristo icyatumye apfa ni ukugira ngo asogongere rwa rupfu rwa rundi rurimo kujanjagurwa n'Imana, gucirwaho iteka kubera icyaha. Uyu mwami w'abami Bibiliya iravuga ngo yambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba ku mubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongere abantu bose urupfu. Icya mbere, urupfu Kristo yapfuye si ukubera we, ni ukubera ibyaha by'abantu. Icya kabiri, rwa rupfu nyabaki ni urupfu rw'umubabaro, urwo ngurwo rurindira abatizera. Icya gatatu, ni iki cyashingiweho kugira ngo urwo rupfu rupfira abantu arubasogongerere? Ni kubw'ubuntu bw'Imana, si ibyo bakora, si ubwiza bwabo. Rega abo bo biba bikwiye kutworohera kubyumva, kubera ko twavutse twese yarapfuye atakiri ku isi. None se ubwo ni iki cyiza yaba yarashingiyeho muri we kandi utari uhari? Ni nk'umuntu wavuga ngo njye iwacu ngo babonye ukuntu nzaba akana keza barangije barambyara. Ni ugucurika ibintu ngibyo. Uku niko kuruzi ubukristo bwawe, nicyo buvuga. Bavandimwe rero, ngera ku musozo none bisiguraho, hari abaturanyi nyine, hari ibintu birimo gusakuza, mu byihangane mwe mugerageze kumva message. Icyo nshaka kuvuga ni uko uyu murongo utugaragariza ko Kristo yaje kugira ngo akureho uyu muteroriste witwa urupfu, awukiza abantu. Ariko bantu ki? Uburyo bwo twabubonye, kubw'ubuntu bw'Imana, nicyo kiguzi Imana isaba. Kristo yarapfuye, apfa urwo rupfu, yemera guca bugufi. Hanyuma rero ikibazo kiraha, ni gute rero njyewe uyu muntu Kristo ibi yakoze byava mu magambo yanditse muri Bibiliya bikinjira muri roho yanjye, ubuzima bwanjye bwose bugahindukira, ngasigara mbona ko ikintu cyonyine kuva mbayeho kugeza mpfuye cy'agaciro nabonye ari ukumenya ko mfite ubugingo buhoraho bw'iteka, urupfu rutakiri umwanzi umiga, ahubwo rwambereye ikiraro kizanyambutsa kinyinjiza mu bwiza. Bishoboka bite? Bibiliya ivuga ukuntu abantu bamwe bo mu isi bazajya kurimbuka. Bivuze ko hari igisabwa bazaba babura. Ndashaka ko dusoma mu Batesalonike ba kabiri igice cya mbere, tukareba icyo Bibiliya igaragaza cyuko hari abantu bazarimbuka. Uko kuri niko kuvuye mu mutwe. None abatazarimbuka bazaba bameze bate? Kandi biri kongeraho ko abantu bazajya mu ijuru batazajyanwa n'imirimo yabo. None se abo bantu bazaba bazira iki? Twari tuzi ko ubwo nta mirimo buri wese azinjira. Hari na benshi babyirirwa na babisakuza. Bibiliya iravuga ngo ku murongo wa 7 w'Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere, kandi namwe bababazwa kubitura kuzaruhuka natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru, azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka, ahora inzigo batamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Bazahanwa igihano kibakwiriye, mu byumva bavandimwe, kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. Bazahanwa igihano kibakwiriye. Aka kantu kibakwiriye ndashaka ko tukumva tukajya tukakitaho, nawe urengana uhari. Bibiliya buri gihe Imana ivuga guhana ku bantu ivuga ikibakwiriye, kibakwiriye, kibakwiriye. Bavandimwe, ngo bazahanwa igihano kibakwiriye, ndetse bakakivuga si urujijo, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose. Rero wakwitera ikinya ukibwira ngo ya nanone ngo Imana rega ni umubyeyi, ngo rega Imana niyo yaturemye twese, Satani siyo yamuremye se? None se Imana ngo ko yari izi ko ngo umubiri wanjye ushaka gusambana, ngo yandemeraga iki? Yaremye ko ubwo uko kwifuza kwawe gukemurwa no gufata inshingano ugashaka umugore mu kabana, kandi umwe kugeza upfuye.
ntabwo rero inzirakarengane. Nahoze nibaza kuki mu buzima bw'umuntu, nahoze mbaza umusore turimo tuganira ambwira ngo urabona nanjye si njye ngo ni irari ry'umubiri. Ndamubaza ko utajya urarikira mama wawe, kutajya utereta mama wawe ngo umurarikire, nta kindi kibitera, ni uko nyine ibintu bikorwa umuntu yabitekerejeho akabyigaho akamenya neza risike zirimo. Icyo ni ikibazo cyo kwibaza kandi buri muntu akagisubiza. Hari igihe abantu nyine bahera kwibwira ko nyine akibwira ko biroroshye kubera yuko nta kundi disi. Oya, Bibiliya iti bazanwa igihano kibakwiriye icyo kintu ukagisubiremo. Ntawe uzarengana, nta n'inzirakarengane irimo. Kabiri, narimo ngaragaza ukuntu abantu ibyaha nyine tubikora abanze kwizera. Urababwira uti muhungire kuri Kristo, uri umunyabyaha. Arabizi neza ko ari umunyabyaha, arabizi neza ko atuzi amategeko y'Imana, ariko akanga. Arashaka kuguma muri ADEPR, arashaka kuguma mu madini amushuka, amubeshya ngo ararimbira korari ngo abire icyuya ngo abe yandikishije. Ntacyo wandikishije, niba wanacyandikishije mu gitabo cy'idini si icy'Imana. Bibiliya irerura ngo nta muntu n'umwe utsindishirizwa no kumvira ibyo amategeko ategetse. Nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru kubera yuko yitonze akaba umwana mwiza. Nibyo Pawulo yerure mu Bafilipi 3 ngo byansabye kubona ko ibintu byanjye byose nibyo twiga ubushize ari amaziranoki, gucyanuka kwanjye, ubunyangamugayo bwanjye nakoraga mu kumvira amategeko. Rero ubwo Bibiliya itweretse ko abantu bagabanyijemo ibice bibiri bari mu isi. Hari umuntu uvuga ngo ni umukristo akirebera abantu mu Bahutu n'Abatutsi neza, icyo kintu gifashe umutima we nyine akumva we ni Umututsi cyangwa ni Umuhutu, washima n'uyu nyine ugasanga uri mbata y'irari. Koko uwizeye ibyo ngibyo agomba guca iyo migozi, ariko ibyo si byo bimujyana mu ijuru, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko yarihawe. Rero narimo mvuga nti iki gihano hagomba kugira abagihanwa. None baragihanirwa iki ko ijuru ridakorerwa? Kuko rero ni kwivuga twakijwe n'umuntu, Abefeso 2:8. None aba bantu iki gihano baragihanirwa iki? Nta yindi mpamvu, ni uko abantu banze kwizera ukuri ngo bizere ubutumwa bwiza, baryoherwa n'ibinyoma byo mu makorari, byo mu nsengero zabo bahimbye. Abantu niberura ngo bavuge ngo Kristo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe waje gusogongera urupfu ku mucyimbo cy'abazizera ubutumwa bwiza. Rero ni hehe uyu mugabo njyewe nawe duhurira? Ese bivuze iki? Namenya ne ko njye ndi mu bo yasogongereye uru rupfu? Ni iki cyabimbwira? Bibiliya itwereka ko ikitubwira ko turi mu Imana yasogongereye urupfu, turi mu Imana yatoranyirije ubwo bugingo buhoraho uwo mugisha, ngo nuko ubutumwa bwiza butugeraho atari amagambo, ngo ahubwo bufite imbaraga zo kutwemeza tukabwizera, tugahindukira Imana y'ukuri, tugasiga ibigirwamana n'izindi nzira zo gusanga Imana twihimbiye. Abatesalonike ba mbere igice cya mbere. Numva bavandimwe, so rero Abatesalonike ba mbere igice cya mbere umurongo wa 4, ni iki kimbwira ko njye ndimo bo uyu mugabo yasogongereye urupfu, bafite ubugingo buhoraho bazajya mu ijuru? Kuko Imana rega ihaye umuntu kurimbuka kandi Kristo aramupfiriye, yabe ifite ibere ifite injustice. Haravuga ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, mbese ba bandi Kristo yapfiriye ari Imana yatoranyirije guhereza ubugingo buhoraho intama zayo. Kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe niko mwadukurikije, mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo, kuko muri mwe rero havuye ubwako bw'ijambo ry'umwami wacu. Kuko ubwanyu bavuga ko uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana. Urumva bavandimwe, ikikubwira ko uri mu bo yamaze gusogongera urupfu ni uko uzibona igihe kimwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuga iki? Buvuga ko umuntu abona ijuru atarikoreye, yizeye ko Kristo yaje mu isi agahabwa igihano gikwiriye
wowe, hanyuma gukiranuka kwe kukaba ukwawe. Ko we mu rukiko rw'Imana, Imana nk'umucamanza yagushyize mu rukiko watsinzwe no kutuzuza amategeko yayo, wowe Imana yarekuye, yashyize Kristo mu cyimbo cyawe, iramuhana, imusukaho umujinya, imuha rwa rupfu, ariko rwa rupfu twavugaga ari rwo mujinya w'Imana, ari rwo rwa rupfu ruza nk'igihano cy'ibyaha. Hanyuma ibyo ukabyizera, atari amagambo gusa, ataravuga ngo hari amagambo yadutse y'abasore, hari amagambo yadutse y'abanyabuntu, uzarimbuka niba ukiri muri ayo magambo, ukiri muri ibyo ngo abanyabuntu murabona ushobora gukora ibyo kubikora kuva ubayeho kugeza uyu munsi, ni ubuntu bwabikwigishije. Wigeze uhura n'ubuntu ryari? Iki kintu tugomba kucyitondera bavandimwe. Urabizi neza ko upfuye uyu munsi, burambisubiramo, wajya mu bwami bw'Imana hadashingiye ku byo ukora, kandi kumenya ibyo bikagutera kwimira ibigirwamana byo kwifuza gukira, kwimira ibigirwamana byo kwifuza kuba nyine umuntu ukomeye. Kera twabaga tubirimo tutarizera, nifuza kuzaba generale, ibintu by'umwanda, nkaca ahantu bakandeba bakavuga ko iwacu bakomeye, kuzubaka inzu zitabaho, ngo ikibazo si izo nzu, ikibazo si ukuba uwo muntu, ikibazo ako gatima karehareha, ako gatima ko kadafite k'akanyeshyamba kuri aya makuru. Bibiliya iravuga ngo mu Baroma 12:16 ngo mwige kubana n'ibyoroheje. Ntacyo ubiziho ibyo, ukibyumva uhita uvuga ngo icyo bitavuze. Urishuka nawe niba wibwira ko yagusogongereye urupfu utaramwizera by'ukuri. Bibiliya yatweretse ubutumwa bwiza bukugeraho atari amagambo, ari nk'inkuru umuntu yakugezaho uyu munsi. Reka ngeranye mu bisanzwe, ahubwo ngo ababyeyi bawe bose barapfuye, kandi nawe twagusanzemo kanseri, uzapfa nyuma y'iminsi 2. Uko byakunyeganyeza, yaba umuntu akubwira amarira agatangira gusohoka, wari urimo kubyina, uri mu birori. Ibyo ariko biroroshye, niko ubutumwa bwiza bwakugezeho. Urabizi neza ibyo bintu. Wowe wa mbere na mbere, wowe bahuye ntibamenyana, wowe wa mbere utarizera n'uwa nyuma y'uko wizeye bahuye ntibamenyana, bakwishishana. Icyo ni cyo kibazo tugomba kwibaza, abavuga ko bizeye. Hanyuma rero muntu uraha, ibyaha byawe ukaba uko navuze wumva biguhama. Umwami Imana yatanze ubuntu bwe muri Kristo Yesu, ngo uhindukira akizera ababarirwe by'iteka ryose, atsindishirizwe muri byose iby'amategeko adashobora kumutsindishirizamo. Ikibazo rero wibaza, warabyizeye? Wowe muntu wabyizeye, Kristo uyu nguyu iki cyubahiro yahawe n'ubwiza no kugirwa umwami, nawe umutima wawe wamwimitse utyo. Ikindi bibyara umunezero wuzuye, ubona ko urupfu ruje ari inzira ya bugufi y'ubusamo yo kukugeza ku mwami vuba. Wifuza ko uko uyu munsi uri atari ko waba uri ejo, urushaho gusa na Kristo, atari ibyo aguha cyangwa ibyo yagusezeranyije, cyangwa ngo abandi babone ko uri umwana mwiza, uri umukristo muzima, watorerwa ubuyobozi mu itorero. Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza kandi tukagisubiza. Umwami rero adufashe, wagira ikibazo yakibaza. Murakoze.